uru rupapuro urarukoshereje. Yego. Rwari rumeze neza nta kibazo rufite, urarubona? Yego, rumeze neza. Ariko urarubabaje. Gutya turarubabaje. Yego. Wongera urubabaze cyane. Wongere urubabaze cyane. Noneho wongere urubabaze cyane. Yego. Urubwire ngo mbabarira. Twongere turubwire ngo mbabarira. Twongere turubwire ngo mbabarira. Twongere turubwire ngo mbabarira inshuro nyinshi zishoboka. Urabona rumeze rute nyuma yo kurusaba imbabazi? Rwahindutse ndetse cyane. Rurasa neza nk'uko rwasaga cyangwa hari icyahindutse? Ntabwo rusa neza nk'uko rwasaga, mbere rwari rurambutse neza, rumeze neza, ubona harimo ibintu byinshi bitameze neza. N'umutima wa muntu rero ni gutyo umera. Kuba wakorera mugenzi wawe ikosa ukanamusaba imbabazi nibyo arakubabarira, ariko abantu batanga imbabazi hari aho bagera nabo bakarambirwa. Ndashimira umubyeyi uwo ari we wese wafashe inshingano akiyemeza kurera umwana we, kabone n'ubwo yaba yaramubyaye atabana na se. Bakomere, Imana ikunda imfubyi n'abapfakazi. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi abana banyu bazakura, abana banyu bazamererwa neza, namwe ndetse muzamera neza. Mubyeyi w'umupapa, mubyeyi w'umugabo, musore aho uri hose, niba uzi ko hari umuntu wateye inda ukihakana umwana, uri ikigwari. Niba uri umugabo, haguruka uyu munsi ufate inshingano, ufashe uwo mwabyaranye kurera, kabone n'ubwo mutabana nk'umugore n'umugabo, ariko nibura mufashe kurera. Agira ikintu abona gishobora kumwunganira mu kurera wa mwana, agira ikintu abona gishobora kumwunganira mu kwishyura inzu abayemo we n'umwana we, agira ikintu abona gishobora kumugurira utundi tuntu umwana akenera adashobora guhabwa n'ababyeyi be, kabone n'ubwo ababyeyi baba baremeye kumufasha. Turabasuhuje abakunzi bacu mwese mudukurikirana kuri Maboko Empire, channel y'aba positive, channel y'abakunzi bacu, channel yacu. Tubifuriza ikaze. Uyu munsi nanone turi kumwe na The Professor. Karame, Meze neza? meze neza cyane. Amahoro cyane. Amahoro amahoro. Bansuhuza abadukurikira. Yego, turabasuhuje mwese mukomeje gukurikira Maboko Empire. Tubifurije ikaze kandi dukomeje gushimira abakoze subscribe. Ibiganiro byacu batangiye kubikunda nibyo, kandi turabasaba ko mwakomeza kubisharinga kugira ngo bigere ku bantu benshi bishoboka. Kubizihiza Noheli, tubifurije umunsi mwiza wa Noheli, kandi tunabifuriza umwaka mushya muhire 2025 turi buze gutangira vuba. Turabashimiye rero mwese kandi tubahaye ikaze kuri Maboko Empire. Professor Karame, uko bisanzwe tugira ingingo nyinshi tuganiraho. yego, Zidufasha zitwubaka mu sosiyete. yego. Wow. Hano hanze hari mu buzima bwa muntu tugira amakosa, Yego. no kubabarira. Ibintu kenshi biragendana nyine ku bantu bafite umutima. Ese ubona bikwiye ko umuntu akora ikosa cyangwa se akora ikintu mugenzi we azi neza ko kiri mu bugireho ingaruka cyangwa se kimubabaza, yitwaje ko ari umusema imbabazi akamubabarira, ko bikunda kubaho? Ese ubona imbabazi zakemura ikibazo 100% wateje umuntu mugenzi wawe? Murakoze. Abantu benshi batekereza ko kuba wakorera ikosa mugenzi wawe cyangwa se kuba wamubabaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se kuba wamuhemukira, ushobora kumusaba imbabazi, kandi koko nibyo, iyo umuntu yakosheje aba agomba gusaba imbabazi. Ariko mu mboni yanjye ntabwo imbabazi wasabye umuntu zikuraho ingaruka byamugizeho. Nibyo turababarira mu buzima busanzwe, abantu barakosa tukababarira, cyangwa se natwe tugakosa abantu bakatubabarira, ariko buriya ntabwo imbabazi
zishobora guhindura icyabaye. Mu cyongereza niho babivuga neza, baravuga ngo sorry does not change the story. Imbabazi wasabye mugenzi wawe ntabwo zishobora guhindura icyabaye. Ndatanga urugero wenda kugira ngo byumvikane neza. Nshobora gufata urugero, uru rupapuro. Uru rupapuro reka turugereranye nk'uko ibintu byari bimeze mbere y'uko umuntu agukosereza. Noneho turafata urugero, uru rupapuro turubabaze. Reka tutarugira umuntu, wenda turugereranye na mugenzi wawe. Turugereranye n'umuntu. Uru rupapuro urarukoshereje. Rwari rumeze neza, nta kibazo rufite, urarubona? Rumeze neza. Ariko urarubabaje. Ni gutya turarubabaje. Wongera urubabaze cyane. Wongere urubabaze cyane. Noneho wongere urubabaze cyane. Urubwire ngo mbabarira. Kurubwira ngo mbabarira ni ukurugarura uko rwari rumeze mbere y'uko rubabaza. Yego. Reka turusabe imbabazi muri ubu buryo, mbabarira. Twongere turubwire ngo mbabarira. Twongere turubwire ngo mbabarira. Twongere turubwire ngo mbabarira inshuro nyinshi zishoboka. Urabona rumeze rute nyuma yo kurusaba imbabazi? Rwahindutse ndetse cyane. Rurasa neza nk'uko rwasaga cyangwa hari icyahindutse? Ntabwo rusa neza nk'uko rwasaga, mbere rwari rurambutse neza, rumeze neza, ubona harimo ibintu byinshi bitameze neza. N'umutima wa muntu rero ni gutyo umera. Iyi ni imfashanyigisho. Ariko hari ikintu abantu bakwiye kumva. Kuba wakorera mugenzi wawe ikosa ukanamusaba imbabazi nibyo arakubabarira, ariko abantu batanga imbabazi hari aho bagera nabo bakarambirwa. Ko ntabwo ari Imana, birumvikana. Umuntu ni umuntu, twese turababara, tugira umutima ubabara. Uyu munsi umuntu agukorera ikintu akagusaba imbabazi, ejo undi akagukorera ikindi akagusaba imbabazi. Iyo bamaze kuba 5, 15 uribaza ngo kubera iki ari njye? Kubera iki ari njye ibi ngibi buri gihe bibaho? So ntekereza ko nubwo akenshi bidakunze kudushobokera, byagakwiye ko mugenzi wawe aho kugira ngo umukosereze ubizi neza ko uri buze kumusaba imbabazi, kandi kubera ko ubizi ko afite umutima wo kubabarira, uvuge ngo ndaza kumusaba imbabazi, ahubwo twagakoze ibishoboka byose amakosa amwe namwe akatugwirira tukayakora tutabigambiriye cyangwa se tutabigamije by'impanuka, ariko utizeye imbabazi za mugenzi wawe ngo biguhe uburenganzira cyangwa se imbaraga zo kuba wamukorera amakosa ukamuhemukira. Kuko imbabazi ni ikintu gikomeye mu buzima, ni nazo pfundo ry'ubumuntu no kugaragaza ko ufite umutima. Ariko nanone icyitwa ikosa cyangwa se icyababaza mugenzi wawe tujye tugitekerezaho mbere yo kuvuga ngo mbabarira, yihangane ndamusaba. Ariko ntibirengagize ko hari gukosereza atabigambiriye, akabigwamo atanabizi, wenda akamenya ko ukoresheje nyuma. Ibi ndi kuvuga ntabwo bikuraho uwo muntu ushobora kugwa mu ikosa, kuko twese turi abantu, nanjye nagwa mu ikosa kimwe n'ukundi yarigwamo. Kimwe nuko ushobora kwisanga wakoreye ikosa mugenzi wawe ariko utabiteguye. Izo mbabazi rwose ntacyo zitwaye, kandi twese turazisaba, turakosa, turi abantu. Ariko hari umuntu ukora ikosa nkana, muri make si byiza muri sosiyete. Ntabwo ari byiza muri sosiyete kuba wabangamira mugenzi wawe wizeye ko uri buze kumusaba imbabazi. Barakoze cyane. Ikindi kibazo nifuzaga kukubaza, ubona gute hano hanze mu rubyiruko, muri twese hari ikibazo cy'ubushomeri, ubona ari gute cyakemuka, cyangwa se ni gute twakihangirira imirimo ntabwo tukatera imbere twajya kutugeraho? Urakoze. Ntekereza ko ikintu cya mbere gitera ubushomeri mu rubyiruko ni ugusuzugura akazi.
gute? Yego nibyo akazi karabuze, ariko nubwo akazi kabuze, ako abantu benshi bita kabi ntago kabuze. Ahubwo umuntu usigaye umurangira akazi akakubwira ati ako kazi ni kabi, ntabwo nagakora. Ugasanga umuntu yiringiye gusa ko yize, yumvishe ko atakora imirimo y'amaboko, cyangwa se niyo yayikora hari iyo yakora niyo atakora. Ikiyede kizamo kumena beto cyangwa se kwikorera amasima muri bya bice by'ibijerekani baba bakase ntiyagikora. Ntekereza ko icya mbere cyagabanya ubushomeri mu rubyiruko ari uko mbere na mbere twagabanya kumva ko hari akazi kabi kabaho hakabaho n'akazi keza. Icya mbere ni ukwizera ko akazi ako ariko kose gashobora kugutunga kandi kakakugirira akamaro. Ikibanze ni uguhindura imyumvire mbere na mbere, umuntu akumva ko nta kazi kabi kabaho, hanyuma urubyiruko rugakora ibishoboka byose rukihangira imirimo. Ni gute tuzihangira imirimo? Icya mbere ni ukureba ibintu biri hafi yacu. Ni iki dufite muri rusange, ni iki twaheraho. Niba ari umusore cyangwa se umwangavu wabashije kurangiza nibura amashuri 6 yisumbuye, cyangwa se warangije toronkome cyangwa se primaire, cyangwa se utarabashije kwiga, akareba ni iki gishobora kuntunga nubwo ntashobora kubona akazi ka leta cyangwa se ngo mbone akazi mu mishinga iremereye yigenga. Mbere na mbere agatekereza ku bintu bimuri iruhande. Niba batuye mu cyaro, akabanza mbere na mbere akareba ngo ni iki nshobora gukora mu cyaro. Yareba agasanga ashobora gukora ubuhinzi, ashobora gukora ubworozi. Nta murimo muto cyane ubaho. Ushobora guhinga cyangwa se ukorora, bike wahinga cyangwa se udukwavu cyangwa udukoko wakorora, mu minsi iri imbere twakugirira akamaro, ukaba wabona itike ikujyana i Kigali kujya gushaka ako kazi keza. Cyangwa se niba uri mu mujyi cyangwa se uri ahantu mu isantere y'ahantu hahurira abantu benshi, ukaba ushobora kwihangira umurimo muto. Niyo wacuruza amagi, ucuruza amagi byonyine. Professor Kirango bari gatoya. Aho nyumitse story mu minsi ishize kugeza Muhanga, nciye Nyabugogo. Mbona kane ko nyine kane kugatekerezaho, mbona nyine bigoye. Byagenze gute sasa? Hari umujama ukiri muto nyine, ubona ari umusore yari afite indobo y'ibiraha azunguza. Mbona haje abantu ntazi, cyangwa n'inzego z'umutekano nyine ntazi ukuntu bameze, bashinzwe bazunguza nyine ngira ngo ari mu mujyi. Ntekereza ko ari abanyerondo. Yes, birashoboka. Yego, bambaye nyine uniform z'abasekirite. Yego. Baramutwara nabi cyane, mufasha mu mikandara. Bamwatse ibiraha, baramujyana. Maybe ko nyine kumuhana cyangwa se kumufunga. Ese utawibaza uriya muntu ko aba yemenye n'icyo gisebo cyo gufata iyo ndobo. Kazana basuzuguye we yagatinyutse. Biro byumva. Yego. Ajya kugakora ako kazi kabi. Agiye yanga kujya kwiba cyangwa se guca kuri telefone nyine abantu. Cyangwa se nyine muzo ngeso mbiza abandi nyine baba bagiye umunimeri hafatiwe risk. Ariko yisanze afunganwe na wa muntu. None sasa wibye, wakoze gumo kubisa abantu, wambuye abantu za marete n'ibindi. Bakisanga bafungiye mu cyumba kimwe. Urubona urubyiruko. Uwo muntu azagira umutima gute wo kongera nyine kwihangira iyo mirimo. Ese urumva ko harimo koroherezwa? Urakoze. Mbere na mbere ku ruhande rwanjye nashimira mbere na mbere uwo musore wagize icyo gitekerezo cyiza, agatera intambwe yo kuba yakwihangira umurimo. Ntabwo ibyo bikuraho amategeko n'amabwiriza n'umurongo ubuyobozi buba bwaratanze uburyo abantu bagomba gucuruza. Yego. Muri iyi minsi gucuruza buri kantu kose birasaba ko ufite TIN number ya Rwanda Revenue. Yes. Birasaba ko uba ufite ahantu ukorera hazwi. Yego. Ibyo byose ni amabwiriza n'umurongo washyizweho nabo bacuruza za Nyabugogo no mu mijyi yungirije Kigali hirya no hino mu gihugu. Baba bagomba kwegera ahantu hamwe habugenewe abayobozi baberetse, bagashaka izo TIN number bakajya basora amafaranga make bakoroherezwa. Ariko nanone umujyi wa Kigali wenda ariwo dufatiyeho urugero nkaho wabonye icyo kibazo. Umujyi wa Kigali ntabwo ari ahantu hato. Umujyi wa Kigali ni ahantu hanini kandi
abarenga 90% by'abantu baba i Kigali barakodesha. Muri uko gukodesha bibasaba ko bakora ibishoboka byose kugira ngo babeho, kuko abantu bose bari i Kigali ntabwo bashobora kubona akazi, si ni Kigali gusa n'ahandi hose mu ntara, ntabwo bashobora kubona akazi kabahemba umunsi ku munsi kugira ngo bwa buzima bukomeze. Niyo mpamvu usanga bamwe na bamwe badafite amikoro nuko bigira bajya muri ubwo bucuruzi wenda budakurikije amategeko n'amabwiriza. Ariko nk'uko bimbwiye, kuba abo bavandimwe baramutwaye muri ubwo buryo butabereye ijisho, budasa neza, akenshi ntekereza ko atari yo mabwiriza baba bahawe. Iyo umuntu ari gucuruza mu buryo butemewe n'amategeko, uraza mbere na mbere ukamureba, kuko twese turi abantu, kandi buriya niyo umuntu yaba akora akazi gaciriritse cyangwa se gasuzuguritse, mbere na mbere afite uburenganzira bwe nk'umuntu. Ugomba kumwubahira icyo ngicyo. So akenshi hari igihe abantu babashyira mu nshingano bagakoresha imbaraga z'umurengera mu gukemura ibibazo. Ntabwo ntekereza ko umuntu uri gucuruza ibiraha bagiye kwishakira uko abana be cyangwa se umuryango we ushobora kubaho, cyangwa se uko yakwishyura iyo nzu muri Kigali bigoranye, bikwiye ko bamufata ngo bamutware n'ahandi hose mu turere. Ntabwo bikwiye mu masantere yose y'ubucuruzi. Mbere na mbere abo bantu baba bakeneye kwegerwa, bakaganirizwa, bakerekwa umurongo mwiza wo bashobora gukoramo akazi kabo bitabangamiye amategeko, cyangwa se bitabangamiye ubuyobozi muri rusange, bitabangamiye na rubanda, kuko akenshi ntekereza ko baba bareba ku isuku y'ibyo bicuruzwa. Ariko ntabwo nshaka kuyishyigikira abo bayobozi cyangwa se abo bashinzwe umutekano babangamira abaturage bitwaje ko bari mu nshingano zo gukumira ubwo bucuruzi butemewe, ariko nanone bagakoresha imbaraga z'umurengera mu gukemura ibyo bibazo. Ntabwo bikwiye. Ariko nanone nashishikariza abantu, cyane cyane abo bacuruzi bato, kujya begera inzego z'ibanze zikabafasha kugira ngo bamenye aho bahera. Nk'uko wari ubimbwiye ku bijyanye n'igishoro, buriya ntawanga ibyiza arabibura. Ntawanga ibyiza arabibura iyo umuntu afashe icyemezo cyo kujya gucuruza ku gishoro gitoya. Mbere na mbere aba yatinyutse ikibuga, ariko aba akeneye no kumenya amategeko n'amabwiriza agenga aho hantu agiye gukorera. Byaba byiza kwegera ubuyobozi kugira ngo amenye uko afashwa, ariko nanone ba bantu bakoresha imbaraga z'umurengera mu gukemura ibibazo ntabwo bikwiye habe namo. Professor, tukiri mu rubyiruko, ndashaka kubaza ikindi kibazo kugira ngo nibura iriho ukivugaho. Mu Rwanda ndetse no hanze, imibare minini irazamuka y'abakobwa b'abangavu baterwa inda zitateganijwe, abenshi bakabyarira iwabo. Akenshi haturuka nuko ababyeyi babo baba muri abo ngabo, ndetse nabo benshi bakabirukana, bakabaca mu miryango, bakabafatana muri makeya. Usanga umwana agiye hanze, ukanye mu muryango, agiye gusura buri mwana n'umwana abyaye. None akenshi nyine bari impanuka, urabizi nyine. Abo bantu wahawe kugira ngo nibura ibyo bikosoke, cyangwa se uburyo wabagiriye inama? Urakoze. Mbere na mbere ku bwanjye ntekereza ko bidakwiye ko umuryango nyarwanda cyangwa se n'ikiremwa muntu muri rusange gifata nabi cyangwa se ngo kibangamire uwo mwana w'umukobwa wagize amahirwe make yo kuba yatwara inda ari iwabo mu rugo. Ntabwo ari ku bakobwa gusa, n'abasore muri rusange, kuko nabo barabyara. Kuko akenshi abo bana usanga bafite base. Hari igihe aba ari umupapa mukuru wabyaranye n'uwo mwangavu cyangwa se uwo mukobwa. Hari n'igihe aba ari umusore mugenzi we, umusore wahuye n'umukobwa nabo bakabyarana. Urumva umusore yarabyaye nubwo atabana n'umwana na nyina w'umwana, ariko nawe aba yarabyaye. Ingaruka si zimwe ubyibuke. Ingaruka si zimwe, akenshi usanga zigera ku mwana na nyina. Ariko ntekereza ko umuryango nyarwanda mbere na mbere dukwiye guhindura imyumvire. Hari ababitangiye, hari ababyeyi shimira ku ruhande rwanjye, iyo umwana wabo yagize ikibazo nk'icyo ngicyo akabyara inda itateganijwe, akabyarira mu rugo, hari ababyeyi babafasha, bakabahumuriza, bakabaganiriza. Ariko hari n'ababyeyi babatererana. Rimwe na rimwe bakabaca mu miryango, ubundi bakabirukana mu rugo. Ugasanga
uwo mwangavu ku myaka ye mike 19 18 hari n'ababa bari munsi yayo, ugasanga agiye gutangira ubuzima bwo kwitunga, kandi muri uko kwitunga yatangiye n'inshingano zo kurera no gutunga uwo yabyaye. Ugasanga uwo wamuteye inda rimwe na rimwe ntamufasha kurera, ugasanga umuryango we uramwirukanye na sosiyete muri rusange bakamwanga bakamutererana, ariho yisanga mu buzima yagiye gukodesha akajya kubana n'uwo yabyaye muri gato, bikaza kugonga ku mikurire y'umwana cyangwa se imibereho myiza ya wa mubyeyi wagize amahirwe make yo kuba yabyara iyo itateganijwe. Ugasanga kenshi yishoye mu ngeso mbi z'ubusambanyi atarigeze atekereza ko mu buzima bwiwe azigera akora uwo mwuga mubi w'uburaya. Ariko kubera situwasiyo yisanzemo atihamagariye, umuryango we ukamutererana ntumufashe, inshuti n'abavandimwe bakamwamagana, ndetse no muri rubanda n'uwamuteye inda ntamufashe, akisanga muri za ngeso mbi kandi mu by'ukuri atari amahitamo yiwe. Ntekereza ko umuryango nyarwanda muri rusange dukwiye guhindura imyumvire tugafasha abo bana kuko barababaye. Ariko ku ruhande rwanjye ndashimira umubyeyi uwo ari we wese wafashe inshingano akiyemeza kurera umwana we, kabone n'ubwo yaba yaramubyaye atabana na se. Papa we yaba yaramwihakanye, yaba ataramwihakanye amwemera, hari n'ababemera ntibabafashe kurera. Ariko icyo nabwira abo babyeyi mbere na mbere, nibakomere, Imana ikunda imfubyi n'abapfakazi. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi abana banyu bazakura, abana banyu bazamererwa neza, namwe ndetse muzamera neza. Icyo nkundira Imana yonyine ntabwo ikora nk'abantu, nta nubwo ireba nk'abantu. Akenshi abo bakobwa bagize amahirwe make bakabyarira mu rugo, abantu benshi baba bibaza ngo babayeho bate. Akabona umwana we arabyibushye, bakabona umwana we ntabwo arwaye indwara ziterwa n'imirire mibi, bakabona umwana we ameze neza kandi babizi neza ko nyina nta kazi agira. Ariko birongera bikagaruka ku mugambi w'Imana kenshi. Imana iba ifite ukuntu itunga abantu bayo. Imana ireba wa mwana wavutse ari umuziranenge, nta cyaha yakoze, byabaye byose biri hagati y'ababyeyi biwe, kuba batarabashije kumvikana ngo babane, cyangwa se uwo mupapa akihakana umwana we, umwana nta ruhare na ruto aba abifitemo. Ariko Imana ntabwo ishobora kugukorera umutwaro utazabasha. Buriya akenshi Imana iguha ikigeragezo ibizi neza ko uzagitsinda. Iguha umutwe, ikaguhereza n'umutwaro, ariko iguhereza n'ingata. Kuri njyewe iyo ngata nyigereranya n'isengesho umuntu asenga abwira Imana ati, Mana mbabarira umfashe, dore narabyaye, umugabo yihakanye umwana cyangwa se aramwemera ariko nta kintu amfasha, cyangwa se umugabo ntitubana, akabwira Imana ati, Mana mfasha unkurize umwana. Hari igihe bisaba Imana yibereye iyo ngiyo mu mihana, yagiye muri ayo mayoga, muri ubwo businzi, yataha ibintu byamucanze, atari kubuko ko Mana ibibazo bizarangira gute, ubu buzima nzabunyuramo gute. Hari n'igihe ahitamo kwigira mu rusengero akiyegurira Imana akavuga ngo, Mana ndakwihaye ndakwiringiye, ibyanjye byose uzabikemure. Nta sengesho rito ribaho, buriya amasengesho imfubyi zisenga, amasengesho abapfakazi basenga, amasengesho y'abakene, ayo ngayo Imana yumva cyane. Ari naho bicanga benshi kubona uwagusize wigunze, akenshi agaruka akakugarukira witunze. Abantu niko bateye mu buzima, ariko njye nabwira abo babyeyi mukomere, murera abana banyu nk'uko mwashikamye, mugafata icyemezo kizima cyo kudakuramo izo nda mukazibyara nubwo byashobokaga. Hari n'icyizere cy'uko ubuzima buzagenda neza, abana banyu mukabakuza bakamererwa neza, kandi koko bazamererwa neza. So ntekereza ko ahanini igituma ababyeyi bamwe na bamwe baca abana babo mu miryango cyangwa se bakabirukana ngo nuko babyaye, kuri njye mbibona nk'ikibazo cy'imyumvire kuruta uko cyaba ikindi kibazo.
ntabwo kuba umwana yabyaye ari ikosa rikomeye ku buryo wamuhanisha kumuca mu rugo. tukiri akenshi bigendana umubare munini w'abantu babaca usanga ari abantu baba bacengewe n'idini, ugasanga ari uti njyewe ndi umurokore nsinyirana guta umwana dusambana ukabyara ibi n'ibiki abapasiteri. Aho ngaho iyo atari ubujiji aba ari ukwibeshya cyane. Yesu ubwe mu rugendo rwiwe ubwo yagendaga yigisha ubutumwa bwiza, hari aho yageze ku mudamu wasambanye, niwe wamukuye mu menyo y'abasitsi, niwe wamukuye muri rubanda bamushagaye bamubwira amagambo mabi, arababwira ngo muri mwe utarakora icyaha namutera ibuye. Yitwaga Mariya. Yego, so ntekereza ko abo babyeyi ni bamwe na bamwe, ntabwo ntekereza ko ari bose, ariko abo bamwe na bamwe basigaranye iyo myumvire yo kumva ko wowe usenga mu idini runaka, niba umwana yabyariye mu rugo kugira ngo werekane ko uri pasiteri ukomeye, kugira ngo werekane ko uri umurokore w'umunyadini uciye umwana mu rugo, umushyize muri bwa buzima bubi bwo kujya kwikodeshereza, akabaho mu buzima bugoranye abana n'uwo yabyaye n'uwayimuteye atamufasha, cyangwa se amuha bike bidashobora no gukavarenga kimwe cya kabiri cy'ibyo akenera. Wowe uri umubyeyi ukicara ukadamarara uzi ngo uri gukorera Imana, aho ngaho uri mu byoro. Ikindi, gushaka kugaragara neza muri rubanda ngo ni uko wirukanye umwana wawe wagize amahirwe make akabyara iyo itateganijwe, ni ubujiji, ariko nanone ntabwo bikwiye mu muryango nyarwanda. Umwana wagize ayo mahirwe make yo kubyara indi itateganijwe, mbere na mbere akwiye kuganirizwa, akwiye gufashwa, akwiye kwereka urukundo n'abantu bari kumwe bihereye ku babyeyi be, inshuti, abavandimwe n'umuryango nyarwanda muri rusange. Uyu munsi dufite ababyeyi babana n'agahinda, ahanini ugasanga abuze ikintu asobanurira umwana we ku bijyanye na se, bitewe n'uko umwana yamureze agakura amuvuna akantu ku kandi ari we wirya akimara, ariko umupapa wamuteye inda cyangwa se umusore ari hariya yigaramiye, akagenda agashaka undi mugore akamererwa neza akumva aratuje. Ariko abasore akenshi nabo bavuga yuko n'abo bagabo akenshi bababeshyera, ugasanga ati ngenda si yanjye, kandi koko nta kibemya kariye. Ubushinja buryo bavuga ko abagabo ubundi bo ari ubwo mu inshingano, kandi nyine atize neza ko iyo ndariye. Ngendaga wa muntu wenda nibura ubyanga gufata izo nshingano, arashobora kumwanira kuba abizi mu mutima w'agaruba, ariko hari ubwo uti ngewe uyu mwana uramushinja ntabwo ari uwanjye, urambeshyera. Turi mu isi aho ibintu byose byahindutse n'abantu bagahinduka. Yego. Akenshi abantu ntibakivugisha ukuri. Nk'uko bivuze koko, hari igihe ushobora kubonana n'umukobwa ntumutere inda azi neza uwamuteye inda, wenda mukabonana atwite, kubera ko abizi neza ko uwamuteye inda ukuntu ameze na cya kiyede ntakikibona. Yego. Akavuga ati uriya muntu nta kintu namukuraho. Yeah. Yarangiza akavuga ati kiriya gipapa ubwo njye nacyo twabonanye kizamfasha kurera umwana. Yego. Ariko ntekereza ko ibyo ntabwo twabiha amahirwe menshi ko umuntu ashobora kukubeshyera ko wamuteye inda. Bibaho yakubeshyera, ariko nanone uburyo bwinshi bwo kugaragaza ko iyo nda ari yawe cyangwa atari yawe burahari. Birashoboka ko umuntu ashobora kubikubwira kubeshyera, icyo gihe mwegereye ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mukababwira ikibazo mufite, ko mutekereza cyangwa se mukeka ko mwabyaranye ariko mutizeye neza niba umwana ari uwawe. Icyo gihe hakorwa paternity test cyangwa se DNA, akabasha kumenya niba koko umwana ari uwawe cyangwa se atari uwawe, ariko ugafata, ntabwo bihenda. Hari ikigo cyitwa Rwanda Forensic Laboratory giherereye Kacyiru, gifasha abantu bose bafite ibyo bibazo. Hari abapapa cyangwa se abasore batera abantu inda, yarangiza agahakana gusa akavuga ati reka ngewe sinigeze mutera inda. Kimwe kandi abizi kare we. Ashobora kuba abizi cyangwa se atabizi, byose birashoboka, ariko akenshi mu bintu bijemo ubuzima bw'umwana. Ntekereza ko ababyeyi bombi baba bakwiye gufata iya mbere mu gukurikirana ibyo bibazo kugira ngo babikemure. Yego. Niba wowe na runaka mwarabonanye ubizi neza, yego nibyo nta kikwemeza ko inda ari iyawe, ariko nanone hari ubuyobozi bw'umudugudu,
hari ubuyobozi bw'akagari bushobora kubafasha, murabegera mukabasobanurira ikibazo mufite ko habayemo impaka. Icyo gihe ubuyobozi burabafasha, mukaba mwanapimirwa mutishyuye, ahubwo akenshi hishyura uwatsinzwe. Niba bigaragaye ko umwana ari uwawe, waramwihakanye ko atari uwawe, wishyura serivisi ugafata n'inshingano zo kurera umwana wabyaye. Ariko ntekereza ko umubyeyi wese, ikiremwa muntu, ntabwo yagakwiye kwanga umwana, ahubwo process yo kumenya niba koko umwana ari uwawe bya nyabyo niyo hagakwiye gukurikizwa. Muri icyo gihe bitaramenyekana, mwese mukaba mwihanganiranye. Umubyeyi w'umupapa akarera umwana abizi neza 100% ko uwo mwana ari uwe. So iyo bijemo impaka buri gihe usanga ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Ugasanga uwo mubyeyi w'umupapa aravuga ngo ntanda naguteye, abizi neza ko inda ari iye. Akenshi akabikora ari amananiza. Simpakanye ko hari ababyeyi b'abamama bashobora kubeshyera umuntu ko yabateye inda, wenda atarayibateye, ariko n'ikiryo suzumwa rikorerwa. Niyo mpamvu iyo DNA cyangwa se paternity test ikorwa. Ariko mubyeyi w'umupapa, mubyeyi w'umugabo, musore, aho uri hose, niba uzi ko hari umuntu wateye inda ukihakana umwana, uri ikigwari. Niba uri umugabo, haguruka uyu munsi ufate inshingano, ufashe uwo mwabyaranye kurera, kabone nubwo mutabana nk'umugore n'umugabo, ariko nibura mufashe kurera. Agira ikintu abona gishobora kumwunganira mu kurera wa mwana, agira ikintu abona gishobora kumwunganira mu kwishyura inzu abayemo we n'umwana we, agira ikintu abona gishobora kumugurira utundi tuntu umwana akenera adashobora guhabwa n'ababyeyi be, kabone nubwo ababyeyi baba baremeye kumufasha. Ariko umwana wawe nawe akugireho uburenganzira nk'umubyeyi wiwe. Umwana wawe nibura azamenye ngo papa nubwo atabana na mama, papa nubwo tutabana, papa ndamukunda, papa ndamuzi, papa turahura. Ugera igihe ujye kureba umwana wawe umuganiriza. Abantu bakwiye guhindura imyumvire. Ako professor akomeje kwitsa cyane ukuntu nyene society yafata abo bantu ibyabayeho, ariko nanone unyangara avuga ngo uko murusyo komani ngasiri. Ubona biterwa n'iki? Kuko mbere zamuka cyane kandi ku bantu benshi. Mbere na mbere ntekereza ko ese byakemuka biti? Mbere na mbere urubyiruko muri iyi minsi rubana n'agahinda gakabije. Umuntu ararangiza ishuri cyangwa se ntagize n'amahirwe yo gukomeza amashuri cyangwa se kwiga, agahita yumva ko ibyo birangiye. Hashira amezi 6, hashira umwaka yicaye mu rugo nta kazi yashaka n'amayinite akayabura, bikamubana ikibazo muri we, bikamuremerera, ukagira ngo yakoze cyane, amaze imyaka 20 ari gushaka amafaranga yarayabuze. Ubuzima burakomera? Ntabwo bukomera, hakomera imyumvire yo kwakira ubwo buzima. Muri iyi minsi dufite imyumvire cyangwa se turi mu buzima aho umwana arangiza ishuri w'umukobwa cyangwa se w'umusore akumva agomba gutunga iPhone Pro Max 14 cyangwa 15 verisiyo nshyashya igezweho. Yego. Ariko se mu by'ukuri ubwo bushobozi urabufite bwo kwigurira iyo telefone? Ntabwo. Ese niba ababyeyi bawe bamaze imyaka 15 cyangwa 20 bakorera amafaranga, umubyeyi wawe papa cyangwa mama kuba bafite akaba afite telefone igura 120 cyangwa se 180, wowe ukirangiza ishuri barakurihiye bigoranye cyangwa bitagoranye bitewe n'ubushobozi nuko iwanyu mwari mwifite, uhise ushaka gutunga telefone igura 1.5 miliyoni, kandi aho ukora baguhemba 120. Aho harimo ikibazo cyuko buri wese aba ashaka kwigereranya n'abandi, cyuko buri wese ashaka kugera ku iterambere ryihuse kandi atakoze cyane. Ababyeyi bacu ko bakoze imyaka 20-15 ataragura iyo modoka papa, kuki numva ko ngiye mu myaka 2 ntayibona biri buze kuba ikibazo? Nibyo birakwiye ko nk'urubyiruko dukora cyane tukiteza imbere. Ariko turi gukora iki? Turi kwinjiza ibiki? Ese ntabwo turi gushaka gusoroma ibidusumba ku buryo bishobora kudutokoza?
ese iyo telefone y'ibihumbi 800 cyangwa ya miliyoni, wowe ukirangiza kaminuza nta mezi 6 uramara hanze, umwana w'umukobwa arayizanye, uri umubyeyi, urayimubonanye, uricecekeye, arakubwiye ati nari ndi kumwe n'abashuti bayimaye ku isabukuru yanjye. Izo nshuti ze zitaza mu rugo ngo muzimenye zibasure nk'ababyeyi, izo nshuti ze bararana mu tubari banywa amayoga. Sorry kubivuga gutyo, nyine n'urubyiruko muri rusange niko tubaye muri iyi minsi. Agacupa kasimbuye akazi. Muri iyi minsi urubyiruko rurarara mu tubari hirya no hino, abashaka kugera byihuse ku byo bagenzi be bagezeho, agashaka gutunga telefone nziza, agashaka kwambara neza, agashaka kubaho ubuzima, ahorana amafaranga ku mufuka. Ariko isoko y'amafaranga ni umurimo, isoko y'ubuzima bwiza ni umurimo, isoko yo kwambara neza ni umurimo. None aho kujya gushaka akazi gashobora kukwinjiriza ayo mafaranga make, gashobora kuzaguhesha keza, muri iyi minsi urubyiruko turashaka gufata ibintu bije direct bigahita bitugirira akamaro, tukirengagiza ya nzira n'urugendo umuntu aba akwiye gukora kugira ngo agere ku iterambere, tukirengagiza kwihanganira bya bintu byose biduca intege kugira ngo tuzagere ku iterambere twifuza. Rero ntekereza ko mbere na mbere urubyiruko rurashaka gutera imbere byihuse. Ikindi, urubyiruko rurashaka akazi ko gukoresha ubwonko cyane kuruta gukoresha imbaraga. Ariko tukibaza ngo ninde uzakoresha imbaraga, bizagenda gute? Imirimo myinshi iboneka byoroshye ni imirimo isaba gukoresha imbaraga z'umubiri, ariko usanga umuntu akenshi yiringira gukoresha ubwonko, wenda n'umurimo abonye ntuhuze n'ubumenyi afite kuri ako kazi, ugasanga bibaye imbogamizi zo kumva ko washaka kugera ku iterambere ryihuse, ariho abenshi bisanga muri izo ngeso zishobora kubaviramo izo ngaruka. Ntabwo ndi gucira urubanza abantu, ariko hari n'ugenda rimwe inda akaba yarayizanye. Ntabwo abantu bose twabashyira mu gatebo kamwe ngo tuvuge ngo bariyandaritse. Oya, hari abo byagiye bigwirira ari nk'ibyago, ariko kugira umwana ni umugisha, kuba umubyeyi ni umugisha. Nicyo njyewe nabwira abo bantu bagize ayo mahirwe make yo kuba basama bakabyara abana mu buryo batiteguye, n'uyu munsi bikaba wenda biri kubagiraho ingaruka, yaba mu iterambere ryabo muri rusange ndetse no ku bana babo. Nuko mbere na mbere bagomba gukomera bagakora cyane kugira ngo ubuzima buzagende neza. Kuri abo bana bagifite umugisha n'amahirwe yo kuba uyu munsi araba iwabo, arashima Imana ibintu byose bimeze neza, mbere na mbere nabasaba kwitwararika no kwirinda cyane kurushaho. Ibishashagirana hanze aha byose ntabwo ari zahabu. Umuntu wese ukwereka ko agukunda, umuntu wese ukwizeza ibintu byiza byinshi, ntabwo ariko abagukunze, aba afite ikindi agamije wowe udashobora kureba mu mboni zawe z'ako kanya. Buriya akenshi serivisi z'ubuntu ntazibaho. Umuntu aguha serivisi bitewe n'icyo ateganya ko uzamugiriraho akamaro, cyangwa se ikindi kintu ushobora kumufasha ahazaza. Akenshi umuntu aguha akazi akwitezeho umusaruro ushobora guteza ikigo imbere. Akenshi umuntu agufasha akubonamo icyizere cy'ahazaza nk'umuntu ushobora kuzagirira igihugu akamaro n'umuryango nyarwanda muri rusange. Urumva nyine serivisi z'ubuntu ziboneka hake. Yego. Ariko uwo mwana ugifite amahirwe akimeze neza, namusaba kwitwararika kurushaho. Ikibazo cyose agize akagisha inama umubyeyi we, kuko niwe nshuti yo kwizerwa kurusha abandi. Ikindi, nabasaba gukura amaboko mu mifuka bagakora ako kazi twita kabi. Rimwe na rimwe hari igihe kajya gatanga akazi keza. Ako kazi twita kabi kaba gashobora kuvamo ibintu bike by'ingenzi twebwe dukeneye mu buzima, tutagombye kurarikira iby'abandi bakoze cyane bishobora kutuviramo izo ngaruka zo kwishora umwuga w'uburaya, ubusinzi, cyangwa se no kuba watwara iyo nda itateganijwe,
cyangwa se kuba byakuviramo kuva mu rugo ukagenda ukaba ikirara bikarangira. Ariko iyo witwararitse ukarya duke tugabuye wahawe n'umubyeyi wawe, ukambara imyenda mike iciriritse iri mu bushobozi bwawe, ugakora cyane, hari igihe biba ngombwa ko wowe wigurira imyenda kandi ukigurira imyenda myiza iri ku kigero wifuza. Telefone ntoya niba ari ikosora y'ibihumbi 20 ukayakira, kuko nibwo bushobozi ababyeyi bawe bafite. Niyo ababyeyi bawe bashoboye kugurira, witekereza iPhone nonaha, uzabanza ukore ugire amafaranga yawe kugira ngo ujye ku isoko uyigure. Witekereza telefone y'ibihumbi 400 nonaha, witekereza telefone y'ibihumbi 100 niba ubushobozi bwawe ari ubwo kugura ibihumbi 20. Yigure nayo ijyamo WhatsApp, uyikoreshe gutyo baguseke ariko utiyandaritse, uyikoreshe gutyo baguseke ariko bitakugizeho izindi ngaruka nini zishobora kuzangiza ubuzima bwawe bwose bw'ahazaza. Mbere na mbere nabasaba kwitwararika no gukura amaboko mu mifuka bagakora, bakumvira inama bagirwa n'ababyeyi babo. Umubyeyi niwe umwana ahungiraho igihe icyo ari cyo cyose hari ikidasanzwe kibaye mu buzima bwiwe. Rero icyo nasaba ababyeyi ni uko mbere na mbere baba inshuti n'abana babo, kugira ngo umwana imbogamizi cyangwa se ikibazo yahura nacyo mu buzima kiremereye cyangwa se gikomeye kirenze ubushobozi bw'imbaraga ze z'imitekerereze, nibura agana umubyeyi nk'umuntu yizeye ushobora kumugira inama akanamufasha, cyane cyane ko inshuti dufite aho kugira ngo zikugire inama zikoshya cyangwa se n'uwugishije inama akaguseka kuruta uko yagufasha cyangwa se ngo akube hafi. Ababyeyi bafite abana babyariye mu rugo bakabyara inda zitateganijwe, ababirukanye, ababaciye, njyewe ku bwanjye nabasaba kugarura abana mu muryango bakabafasha, bakababa hafi, kuko akenshi usanga ubuzima buba butaboroheye. Ikindi, ku babyeyi bagifite abana bagifite ayo mahirwe yo kuba bataratwara izo nda cyangwa se batarakora ubukwe ngo bashake bagire imiryango yabo, nabasaba ko baba hafi kurushaho, bakabagira inshuti cyane kugira ngo umwana yisanzure ku mubyeyi bihagije, ku buryo ashobora kumusaba ikintu icyo ari cyo cyose yumva akeneye, yaba atanafite ubushobozi bwo kukimugurira akamugira inama cyangwa se akamwereka uko ibintu bigomba kugenda n'uburyo icyo kintu gishobora kuzaboneka ahazaza. Okay, message ya nyuma ku babyeyi bafite imyumvire y'uko umukobwa wagize amahirwe make yo kubyara ataraba mu rugo kumutekereza, wababwira iki? Nk'uko nabivuze kuva na mbere, umubyeyi ni ubuhungiro bw'umwana. Umubyeyi niwe wakabaye inshuti magara y'umwana we. Ababyeyi nabagira inama yo kwita by'umwihariko ku bana babo, bakareba ese umwana wanjye mbasha kubahiriza inshingano zose nk'umubyeyi, ese ko hashize ukwezi cyangwa amezi 3 ntaganira n'umwana wanjye, aho umwana wanjye yaba ameze neza? Ababyeyi bakagira amakenga. Nibyo ubuzima ntabwo bworoshye, hirya no hino umuntu abashakisha ubuzima kugira ngo arebe ko yabaho, arebe ko yanatunga umuryango, ariko nanone wa muryango kugira ngo ugumane umeze neza no kuba witayeho. Hari ukuwitaho uwugenera ibiwutunga n'ibindi bakenera mu buzima bwa buri munsi, ariko nanone mu rwego rw'imitekerereze abana bakenera ababyeyi cyane. Nasaba ababyeyi ko baba hafi cyane y'abana babo nyuma yo kubagenera ibindi byose bagomba. Urakoze cyane, ibitekerezo byiza, gufungura ubumenyi. Nguri Professeur, nyine turagushimiye, dushimira cyane aba positive bose badukurikiye muri kino kiganiro babanye natwe, dushimira abakoze subscribe. Urakoze cyane, nk'uko bivuze dukomeje gushimira abantu bose bakoze subscribe kuri Maboko Empire. Dushimiye abantu muri rusange bakomeje gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere ku bantu benshi. Dushimiye abantu bose bakomeje kuduha ibitekerezo muri comment no kudushyigikira. Ariko nanone twisegura kuri video ya mbere twatanze yari iri mu rusaku rwa Cash Power, abantu baduhaye ibitekerezo byo kubikosora. N'iki kiganiro rero dukoze, turasaba abantu ko baduha ibitekerezo ku buryo bacyumvise, bakatubwira n'ibyo bifuza ko duhindura, niba hari n'undi murongo mushya bumva ko twagenderaho. Turi abantu b'abantu. Iyi channel ni y'abadukurikira, iyi channel ni y'abantu bacu,
baduhe ibitekerezo kugira ngo tumenye ibyo dushobora guhinduramo muri video zitaha. Urakoze cyane Professor, ngushimire. Urakoze cyane. Abantu bose tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'2025. Tubifurije kurama no kuramba kandi tubifurije ubuzima bwiza. Urakoze cyane. Ciao ciao. Ciao.